turabibutsa kuba ari ubuhamya twahawe n'inshuti yacu iri muri gereza, aho ari kutubwira uko byamugendekeye ngo yisange muri gereza. Ubushize twari twagarukiye aho yari agiye kwisuzuma ngo amenye uko ahagaze, nyuma yo kumenya ko wa mukobwa wari warabaye nk'umugore we buryo bwose yabanaga n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ngaho nimukomeze mumutege amatwi. Sinzi niba ubwo banefite icyo gihe ubwo ntegereje kumenya niba naranduye cyangwa se ndi muzima, n'abandi bajya babugira iyo bategereje igisubizo. Ariko njye nifite impamvu zituma mpangayika. Imwe muri zo ni uko umukobwa twe twararyamanye inshuro zitari nke kandi ninamaze kumenya ko yanduye. Buriya hari ikintu gifite agaciro abaganga bakora. Mbere yo kutubwira igisubizo baramanza bagasa n'abategura imitima yacu, bakatubaza uko twamera turamutse dusanze twaranduye cyangwa turi bazima. Tubabwira uko tuba twiyumva. Rimwe na rimwe tubabwira ko twananirwa kwiyakira tukiyahura cyangwa se tugakora ibindi bikorwa bibi. Icyo gihe baradufasha bakatubwira ko nubwo koko twaba turwaye ariko ko ari indwara y'umuntu yiyitayeho ashobora kuramba ndetse no kurenza abazima. Nanone bakubwira ko no mu gihe waba usanzwe utarwaye wakomeza kwirinda, ariko iyo wipimye niwe wenyine ubura aho ngaho. Usanga amaso bayahanze kuri icyo gikoresho ndetse n'ibitekerezo, aho utegereje kumenya niba waranduye cyangwa se niba utaranduye. Mu by'ukuri uhangayitse. Nanjye rero nari mpangayitse ndi kwinginga Imana ngo imfashe byibura nsange ndi muzima. Nabibwiye ko nindwanaho nsanga rwose nkiri muzima nzayihemba kwikorera ubuzima bwanjye bwose, ko kandi nzahita ngarura umugore wanjye wo mu busore bwanjye ndari narababaje, akaba ari gukomeza kumbera umugore. Isezeranya ko nzajya nkora uko nshoboye, yewe no mu gihe mfite ibindi bikeneye amafaranga nkatanga icya 10 kandi nkajya mfasha imfubyi n'abandi batishoboye, ndetse nkajya nkora uko nshoboye sinsibe misa. Nisezeranyije ko rwose nzahita mpinduka, byaba ngombwa n'inzoga nkazivaho. Ni rwose ndwanaho kuko uzi neza ko ndi umwana wawe. Cyakora ayo masengesho umenya nari nyasenze imburagihe. Nyuma y'akanya ntegereje igisubizo narakibonye. Nasanze naramaze kwandura. Mbega agahinda. Ndibajije nti ubu koko nanjye giye mu mubare w'abarwaye agakoko gatera sida. Nuko ntekereza imibereho najya numva bavuga ko babaho, ko bahora ku miti buri munsi, ko rimwe na rimwe barwara indwara z'ibyuririzi, maze agahinda karushaho kunyica. Ko abagabo ntabwo barira. Icyo gihe rwose nararize. Naribwiye ntahari nibeshye, nabikoze nabi cyangwa nibagiwe ko bambwiye ko nza kubikenza. Nuko mpita nsubiraho ninaguza ako kantu, nitwaje n'utwo tuntu ninakoresheje nipima, maze mpageze si uwo muntu ko yandebera niba koko ibyo nabonye byaba ari byo. Nuko ambwira ko rwose uko abibona namaze kwandura. Namubwiye nti ntabwo byashoboka muga, ahubwo ushobora gusanga nibeshye. Nuko musaba ko yakongera akansuzuma rwose nubwo binsaba amafaranga, maze arabikora. Ariko nabwo arambwira ati igisubizo ni cya kindi wamaze kwandura, ahubwo iyakire. Naramwishyuye ndasohoka, ariko mu by'ukuri sohoka ntazi iyo ngana, maze ngenda mu muhanda ntazi rwose icyerekezo nerekejemo. Niyo mpamvu buriya nujya ubona umuntu wenda akaba yagukanagira cyangwa se akagutsitaraho cyangwa se akaguhutaza rimwe na rimwe, ntukarakare, kuko hari igihe mu by'ukuri nubwo umubona agenda atabari we uri kugenda cyangwa se ibitekerezo bye bitabiraho. Kuko nkanjye icyo gihe nubwo kuko babonaga ndi kugenda, ariko si ibitekerezo byanjye byabaga biri. Yewe nabaga ntekereza uko ngiye kubaho, nkumva mu by'ukuri ubuzima burasa n'uburangiye. Uwo munsi narenze nguruka umurenge twari dutuyemo, ku buryo nageze naho ntari narigeze ngera muri icyo gihe cyose nari maze muri uwo murenge wacu. Gusa nagezeho ngaruka mu rugo, ubundi nibereho mu buriri kuko n'inzoga numvaga rwose ntashobora kuzinywa. Ariko nyuma y'iminsi mike natangiye kujya njya mu kabari nkicara jyenyine,
ubundi nkinywera inzoga gusa. Muri iyo minsi umugore wanjye yarampamagaye ambwira ko abantu bamubwiye ko ndwaye, ko yifuza kumenya ikibazo nagize, ariko mubwira ko ntacyo, ahubwo musaba kuzita ku mwana wanjye. Naramubwiye nti nzi ko nakosheje, ndarakubabaje, nibagirwa isezerano rye nawe twagiranye ko tuzabana akaramata, maze nguca inyuma kandi ndakubabaza. Mu by'ukuri sinkwiye imbabazi, ariko ngusabye kuzanderera ikibondo, kuko urwo nirwo rwibutso rw'urukundo rwacu, kandi igushyizeho umwete, kuko niho hazakubeshaho hakanagufasha kwita ku mwana wacu. Naho jye nyihorera, ndetse nibigukundira ntuzongere no kuntekerezaho ukundi. Ayo magambo yatumye umugore wanjye ahagarika umutima, ndetse ashaka akanya muri iyo minsi aza kundeba. Akihagera yansabye kumubwiza ukuri ikibazo mfite, maze nsanga ni ngombwa kumubwiza ukuri ngo hato ntanamushyira mu byago. Ndamubwiye nti kera najyaga numva bavuga ko hari imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'akabati ikahakura ishyano. Nanjye niko byangendekeye. Nibagiye ko mbere y'uko ugenda twe twasezeranye ko tuzabigenza ngo urugo rwacu rukomeze gukomera. Ndeba inyungu zanjye bwite, njya mu bakobwa nirengagije ko mfite umugore, none ingaruka zabyo ndazibonye. Maze iminsi mike menye ko nanduye agakoko gatera sida. Umugore wanjye nawe yarababaye ararira, ariko aza kugeraho ambwira ko icyo gihano aricyo nari nkwiye nyuma y'ibyo namukoreye. Yambwiye ko namubabaje, ko niyo ntarwara atari kuzigira mbabarira, ndetse ahita agenda ajya gushaka ahandi arara. Muri icyo gihe nandikiye umuyobozi wanjye mubwira ko mfite ikibazo kinkomereye, ko bamfasha bakampa akanya nkabaza nkagikemura. Yari umugabo mugenzi wanjye, yashatse akanya aza kunsura ambaza ikibazo nagize, maze mubwiza ukuri. Nawe yambwiye ko bibabaje, ko ariko ntakwiye kwiheba, kuko ngo hari abandi benshi bagiye bahura nacyo, ko icyo nsabwa ari ukwirinda kwiheba, ntekereza ko ubuzima bwarangiye. Nanjye nzi ko mu gihe naba niyakiriye ahubwo nkiyitaho nagira ubuzima bwiza, ariko numvaga nyine ntariyakira ko ibyo byambayeho. Yanyemereye ko rero naba mfashe akaruhuko nkabanza nkabyakira. Ubwo ariko nubwo nabaga meze ntyo sinasibaga mu kabari, kuko byibura iyo nabaga nanyoye inzoga naratahaga nkasinzira. Sinari nkinywa inzoga kubwo kuzikunda cyangwa se kubwo gushira inyota, ahubwo nsigaye nzinywa umuti w'ibitotsi. Ababyeyi banjye ndetse n'abavandimwe banjye nabo iyo nkuru yaje kubageraho, birababaza nabo, ariko bose bakavuga ko ari jye warwishigishiye, ko rero yo kwemera nkanarusoma. Ubwo ariko nubwo ninarahawe yakonje, nkaba ntari nkijya mu kazi, ariko mbere y'uko njyamo hari isuzumabumenyi ninaratanze, noneho muri cya gihe namenyaga ya nkuru mbi nari maze kuyikosora. Ninaratanze izo mpapuro nsaba bagenzi banjye ko bazazintangira. Muri iyo minsi rero ubwo nari ndyamye numvise umuntu ukomanga, ariko bamuretse, hashize akanya arongera. Mu gihe nari nkibyuka nshakisha icyo nambara, numva uwo muntu arimo aravugisha abana bari bari gukina ku irembo, ababaza aho nagiye. Numva ni umuntu w'umukobwa cyangwa se umugore. Nahise nza nkuraho rido kuri salo, ndeba hanze niba uwo muntu namubona, mbona ni umukobwa ntigishaga. Hanyuma ndakingura, nawe yumvise ko nkinguye ahita aza, nuko ndamubaza nti amakuru se. Yanshubije ko ari meza, nuko ndamubwira nti ni karibu rero. Nuko nawe arambwira ati murakoze. Yarinjiye negekaho, nuko nti ngaka gatebe, icara umbwira amakuru. Nuko aricara. Amaze kwicara namubajije nti amakuru se ari. Umwana yitwaga Alice. Alice yanshubije ko ari meza, ariko yongeraho ati twarakubuze, kandi abanyeshuri benshi turagukumbuye. None se uzagaruka mu kazi ryari? Nari maze iminsi ndwaye, ariko natangiye koroherwa. Muri iyi minsi nshobora kugaruka mu kazi. Oh, ese mwararwaye? Yego twararwaye. Ntabwo twabimenye. Ntabwo byari bikomeye, ngira ngo urabona ko natangiye koroherwa. None se ari
ni amahoro kudasanzwe ungenderera. Urebye ni amahoro, uretse ko jye nabuze kopi nakoreho yakwizi, nari nje kureba ko itaba yarasigaye aha. Kurumva zose sininazitanze, ariko wenda reka ndebe ko nta yaba yarasigaye aha ngaha. Namusize aho njya kureba aho najya nkorera akazi kuri urwo rupapuro rwe rwaba ruhari. Narashakishije iba munsi y'ibitabo byari bihari, mbona nta ruhari, ariko ndebye munsi y'ayo meza mbona hari impapuro zihari, ndebyemo mbonamo n'urwa Alice, nuko ndarumushyira. Isa ambwira ati, urakoze cyane, nibazaga uko nzabigenza nkumva biranyobeye. nuko unyihanganira kuko natumye ubunza imitima. Ibyo ni ibisanzwe. None se ko numva ntawe ukoma, madamu yagiye? Madamu ntawe uhari, harya ntabwo uzi ko muri iyi minsi yagiye kwiga? Ntabyo narinzi, ubu se ubayeho ute kandi unarwaye? Abagabo se ari se ko tumeze nk'abana b'imfubyi, kari bo batajya bagombera umurwaza? Nanjye rwose narirwaje. Niyo mpamvu rero wananutse. Ubu se koko ndavana naguteguriye ngo byibura nanjye ngende ndiye ku by'umurwayi? Humura uzabirya wowe utahari, ariko uyu munsi ni w'ishuri, ntabwo ariko kwiga rwose. N'ubundi ndiga ikigoroba. Reka rwose ngufashe, nanagushimire kuba wigomye nkakugora kandi unirwariye. Ahubwo si igikoni cyanyu kirihe? Ariko Sari, koko urakomeje? Cyane rwose. Hari ikibazo se? Erega nubwo ko kuri umwarimu wacu, ariko twe tukubona nka musaza wacu. Nukuri turagukunda muga. Nako prof. Nibyo koko murankunda, kandi nawe ndabakunda Alice. Ariko Sari, ntabwo bufite bwo kubura aha ngaha koko? Ubwoba bw'iki se? None se hari igisimba kiri aha? Nibyo nta gisimba kiri aha, ariko kandi uri mu nzu y'umugabo kandi nawe uri umukobwa. Ese ubwo kubona uvuye aha ngaha yagira ati iki cyangwa se yatekereza iki? Icy'ingenzi si icyo bavuga, ahubwo icy'ingenzi nuko naba nkwituye neza ungiriye. Naho abambona ibyo bavuga jye rwose ntacyo bimbwiye, keretse ahubwo niba wumva naba ngiye kukubangamira. Icyo gihe Alice ambaza atyo, yarahagaze imbere yanjye anyitegereza. Alice yari umukobwa mwiza, ariko nanone ukiri muto. Namwigishaga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye, ari umwana ubona ko ashahutse kandi ukunda gusabana. Nanone nubwo koko nari umugabo, ariko nari n'umubyeyi w'abana nigishaga. Rero nasanze koko nkwiye kuzirikana icyo kintu, sintume hari ikosa na rito ribera aho ngaho. Nise niyemeza kugaragaza ko ndi umuntu mukuru, nkamenya ko nitwara imbere y'uwo mwana, navuga ko nari mbyaye. Ese mubwira nti, nta kibazo niba wifuza kumfasha, ngwino nkwereke igikoni. Nuko ashyira hasi ya kayi yari yashyizemo rwa rupapuro, ubundi turajyana njya kumwereka igikoni. Muri icyo gikoni ibyombo byari byarahindanye, kuko nimaze nk'ukwezi ntabyoza kandi ninarabikoresheje. Nanone harimo umwuka mubi waterwaga n'amazi mabi yari yarasigaye muri ibyo byombo. Muri make icyo gikoni cyasaga nabi. Nise mubwira nti unyihanganire, ariko si ubaha ahantu urabona ko wahategurira amafunguro? Humura rwose ndagerageza. Ahubwo se ufitemo amazi? Nuko mubwira ko harimo make, ariko ko nareba umwana ntuma akajya kuvoma andi. Nuko Alice atangira gukora isuku muri icyo gikoni. Kuko yari yaje yambaye imyenda y'ishuri, nanzi ko yakwandura, mbamutije igitenge cy'umugore wanjye ngo bari cyabakenyeye. Nanone kuko yari yambaye ishati y'umweru, namushakiye umupira ku iyo shati nayo idahindana. Nuko Alice atangira gukora isuku, nanjye nshaka ko ntuma amazi, maze kumutuma ngaruka mu gikari kugira ngo tube tuganira. Muri icyo gikari hasaga nahihishe kubera igipangu, ku buryo ntari kutubona ngo wenda agenda abunza amagambo. Alice twatangiye kuganira, nubwo umwana namwigishaga, ariko hari byinshi ntari muziho. Natangiye kumubaza amakuru ye. Naramubajije nti, harya ari ufite ababyeyi? Ndabafite ariko ntabwo tubana, bo baba i Kigali. None se ubahe? Kuko ababyeyi banjye batandukanye tukiri bato, mama agashaka undi mugabo na papa agashaka undi mugore, njye bahise banzana kuba kwa mukecuru ubyara papa. Niwe rero tubana. Ndumva bibabaje Alice.
none se ufite abavandimwe? Ndabafite. Bamwe nyine n'abo tudahuje ababyeyi bombi, naho abo duhuje ababyeyi bombi ni babiri. Umwe aba kwa mukecuru ubyara mama, undi turabana. Nese nimvisha agahinda afite. Nuko ndamubaza nti none se waheruka kubasura? Tubona niyo baje kunsura. Nawe njye sinemerewe kubasura. Kuko mama yashatse undi mugabo utari data, kandi yavuze ko atankeneye iwe. Na papa yashatse undi mugore utari mama, kandi ntabwo aba ashaka ko njyayo. Ubwo rero iyo babishatse bo baza bakadusura. Nukuri ntabwo nzi ko umwana ari uko nguko abayeho. Nakomeje mubaza nti none se byibura bajya bagufasha haba mu bijyanye n'amafaranga y'ishuri ndetse no mu buzima bwa buri munsi? Mama niwe ugerageza, naho papa wasa n'utabyitayeho. Ni ukujya wihangana kandi ukagerageza ukazirikana ubuzima urimo Alice, kuko byaba bibabaje ejo ugize utya ugatwara inda ukajya kurusha uwo mubyeyi ukorera nawe utiretse. Nanjye mpora ngerageza kwirinda uko nshoboye. Rwose ujye ugerageza, kandi jya unamenya ko umugabo ahava akagera ari umugabo. Ikosa uriya wumvise yaguyemo n'undi abashobora kurigwamo. Ntukwiye rwose kujya upimira ubwitonzi bw'abagabo ku byo bavuga cyangwa uko bitwara, kuko iyo bari bonyine cyangwa bari ahiherereye bashobora guhinduka bakaba abandi. Nk'ubu se ari ubu turahangaha twenyine, uko ko gize ibyo ngusaba ubu wandenganya? Ntabwo nanjye nsanzwe nsura abagabo cyangwa abasore, kuko nzi ko ari abantu. Rimwe na rimwe bashobora guhinduka bitewe n'impamvu runaka, ariko wowe ndakwizera. Nk'uko umwana yari yanyizeye, nanjye numvaga ndibugerageze nkirinda gukora ikosa na rito ryatuma icyo cyizere yari yangiriye kiyoyoka. Nyamara iyo mbimenya ari ijambo no kuzitinze. Mwakoze gukurikira inkuru. Nyumva n'urubuga rutambuka inkuru zigususurutsa ugatandukana n'irungu. Niba wifuza kujya ubona inkuru zacu mu buryo bworoshye, ukore subscribe. Ibitekerezo bijya muri comment hasi aha, naho gusangiza inkuru abandi no kubaha ikaze mu muryango w'abakunzi banyumva. Naho ubutaha. Kurikira inkuru zanyumva utandukane n'irungu.